hari abakunzi bacu bakunda gutoza hano ku mibiro y'uhiri cyangwa se bakatwandikira no kuri WhatsApp ati muganga ndashaka ko umfasha ukahita umwase urashaka ko ngufasha iki tunashaka ko umfasha gukuramo inda. Uyu munsi rero mu kiganiro cyacu twahisemo kuganira ku gukuramo inda hano mu Rwanda uko nto turi mu Rwanda turi abanyarwanda turebere hamwe se ubundi gukuramo inda mu Rwanda biremewe ese ninde ubyemerewe ese bikorerwa he ese ukururwamo inda mu Rwanda asabwa iki. Ndagira ngo ubanze ukore like na subscribe kuri channel yacu ubundi ukomeze. Ubundi muri rusange gukuramo inda mu Rwanda muri rusange ntago byemewe usibye impamvu eshanu zonyine mu Rwanda amategeko y'u Rwanda yemeye ko dushobora kwemera gukuramo inda mu Rwanda. N'ubundi muri rusange ntago umuntu wese uje kwa muganga avuga ngo munkuremo inda tumukuremo inda. Nuko hari amategeko ariho yashyizweho na leta y'u Rwanda ifatanyijwe na Minisiteri y'Ubuzima ko nayo muri leta y'u Rwanda nyine bagashyiraho amategeko avuga ati nubwo gukurirwamo inda mu Rwanda bitemewe ariko hari impamvu eshanu dushobora gutuma umugore ashaka gukurirwamo inda zikamwemera gukurirwamo inda kandi ubundi busanzwe bitemewe. Izo mpamvu rero zo tugiye kuganiraho sibyo kugira ngo umukunzi wacu wo twandikira ubashe gusobanukirwa mu by'ukuri niba wemerewe gukurirwamo inda cyangwa utabyemerewe. Gukurirwamo inda mu Rwanda byemerewe ku mpamvu eshanu uko nabibabwiye. Impamvu ya mbere ni umuntu wese umwana tuvuze umwana mu Rwanda ni umuntu ufite munsi y'imyaka 18. Amategeko y'u Rwanda yemera ko umuntu ukiri munsi y'imyaka 18 abatoye umuntu utaragira ubushobozi bwo kuba yabasha kurera umwana cyangwa se ngo abashe kuba yatunga nyine umwana. Rero niyo mpamvu bashyizeho uwo mwihariko ko umuntu munsi y'imyaka 18 yaje kwa muganga asaba gukurirwamo inda bayimukuriramo. Ini mpamvu ya kabiri ni umuntu wafashwe ku ngufu. Amategeko y'u Rwanda yemera ko umuntu wafashwe ku ngufu ngo nyine aba yasamye atabishaka ko bamufashe ku ngufu naye yemera ko ashaka kuza kwa muganga bakamukuriramo inda. Impamvu ya gatatu ni umuntu washingiye ku gahato. Tuvuge umugore yagiye ashyingirwa n'umugabo ku gahato atabishaka, rero nawe yaje kwa muganga aba yemerewe gukuramo inda. Impamvu ya kane ni umuntu wakoranye imibonano mpuzabitsina cyangwa se wasambanye n'umuntu bafitanye isano kugera ku gisantera cya kabiri. Ubwo urumva rero umuntu wese utwite umwana w'umuntu afitanye isano kugera ku gisantera cya kabiri nawe yemerewe gukurirwamo inda. Impamvu ya gatanu ari nayo yanyuma yemerewe gukuramo inda ni igihe kwa muganga basanze iyo nda ishaka ko ifite ingaruka ku mubyeyi cyangwa se ikaba ifite ingaruka ku mwana. Nawe ni impamvu nyine kuko hari nk'inda zishobora kuba wenda tuvuge nk'umugore afite umuvuduko w'amaraso menshi ukabije cyane ushobora kumwica, muganga yemeye ko iyo nda bashobora kuyikuramo. Rero hari impamvu nyine muganga ashobora kureba bitewe n'uburwayi umugore afite cyangwa se n'uburwayi umwana ashobora kuba afite nk'umwana ufite ibibazo by'umutima uri mu nda n'ubundi ushaka kutazabaho n'ubundi kwa muganga bemeye kumukuramo inda. Rero izo mpamvu eshanu nizo mpamvu zonyine amategeko y'u Rwanda yemera ko muganga ashobora gukuramo inda umugore. Gukuramo inda rero mu Rwanda nkuko byumvishe ntabwo imeze nko kuvura nka malaria ko malaria buri muntu wese urwaye malaria araza ukamuvura ukamuha imiti, ariko iyo umuntu aje kwa muganga atujuje imwe muri izo mpamvu eshanu zo gukuramo inda kwa muganga ntabwo yemerewe gukuramo inda. Nsubije abantu bajya bakunda kunyandikira kuri WhatsApp bambwira ngo bashaka amafasha yo gukuramo inda, cyo nakubwira ko ntabwo gukuramo inda nubwo byemeye muri izo mpamvu eshanu ntabwo ubwira muganga umwandikira kuri WhatsApp cyangwa mwahurira mu nzira ukamubwira ati muganga nkuramo inda akatabujya ngo ngifate ibinini ukuremo inda. Gukuramo inda mu Rwanda bifite amategeko abigenga. Gukuramo inda mu Rwanda bikorerwa ku bitaro sibyo ku bitaro bya leta sibyo kandi bigakorwa n'umuganga wa leta ubifitiye ububasha. Ntabwo nubwo muganga yemerewe gukuramo inda ntabwo abyemerewe kubikora mu rugo, ntabwo abyemerewe kukubwira mu nzira ngo ngende ufate ibinini ukuremo inda, ntabwo abyemerewe. Niba ushaka gukuramo inda ugomba kuza kwa muganga, muganga akaguha imiti igufasha gukuramo inda ukayifatira aho ngaho kwa muganga. Gukuramo inda rero cyo nshaka kuvuga bikorerwa kwa muganga kandi bigakorwa na muganga wemewe n'amategeko nkuko n'indi muganga wemewe n'amategeko mu Rwanda, ariko bikorerwa kwa muganga. Ugomba kuza kwa muganga ugasobanura impamvu ushaka gukuramo inda, muganga yabona ko
iyo mpamvu uri kumusobanura iyo muri za zindi eshanu zemewe gukuramo inda akaba aribwo afata umwanzuro wo gukuramo inda. Ushobora gukuramo inda guha ibinini cyangwa se agakoresha n'ubundi buryo, ariko gukuramo inda bikorerwa kwa muganga. Ikindi kintu ugomba kumenya ko iyo ugeze kwa muganga, muganga ntago ari umucamanza ngo arakubaza ngo se ngo nimubwire ngo wafashwe ku ngufu ngo ajye kureba mu by'ukuri niba warafashwe ku ngufu. Ko ntago ari akazi ke. We icyo akora uramusinyira, ukamusinyira ko wemeye ko ibyo amakuru wamuhaye ariyo, niba ubeshye izo ari ingaruka zawe uzirengera. Niba uri umwana w'imyaka 18 areba nyine ko indangamuntu yavuga ko cyangwa se imyaka iri munsi ya 18 cyonyine gusa icyo kiba gihagije, ubundi akagufasha gukuramo inda. Ngira ngo rero murasobanukiwe igihari cyo gukuramo inda mu Rwanda muri rusange bitemewe, usibye kuri izo mpamvu eshanu zonyine bashyizeho z'umwihariko zituma ushaka gukurwamo inda. Ibyo utujije imwe muri izo ngizo ntabwo wemerewe gukurwamo inda. Niyo nabikoze amategeko abashaka guhana, hari amategeko ahana abantu bakuyemo inda batujije ibisabwa kandi baranafungwa. Rero nicyo ngicyo nabasubiza muri rusange. Niba ukeneye gukurwamo inda, banza urebe ko mu by'ukuri wujuje ibisabwa byemerera umuntu gukuramo inda, urebe niba ufite impamvu imwe muri ziriya eshanu. Niba unayifite, egera ibitaro bya leta. Ibitaro bya leta byose by'akarere haba hari abaganga bashaka kugufasha muri iyo serivisi. Ugende wasobanura ikibazo cyawe, ntabwo bazagucira urubanza, ntabwo bazajya hanze ngo bajye birirwa bagusebya, ubundi bagufasha. Kandi none ikindi ntibagiwe nuko gukurirwamo inda mu Rwanda, umugore yemerewe gukurirwamo inda itarenze ibyumweru 22. Ubwo nuvuga ko itarenza amezi 5. Ubwo rero inda yamaze kurenza ibyumweru 22, niyo wawuje imwe muri za mpamvu ndavuze eshanu, ntago muganga aba akeneye kugukuramo inda, kuko uwo mwana amaze gukura ntago bakeneye kugukuramo inda. Keretse rero mpamvu ya gatanu nababwiye nka yandi bishaka kuba yakwica umugore, sibyo nkuvuga nk'umugore ufite umuvuduko w'amaraso bishaka kuba wamutera nka stroke cyangwa ibindi, mwakavuga ati cyangwa nk'umwana ufite ibibazo n'ubundi by'umutima cyangwa ibindi, muganga yibonye muri ecography cyangwa kandi ko umwana n'undi atazabaho, niyo ubonye muganga ashaka kuyikuramo birengeje cya gihe cy'imyaka 22. Naho ubundi za mpamvu zinabwiye bije kwa muganga nabwo birengeje imyaka 22 amezi 5, ntago inda yawe babemereye kuyikuramo. Mwakoze rero kurikirana imibereho no kuri YouTube nkuko bisanzwe bari kumwe na muganga ufite na Majesty. Ufite ikibazo watubaza hano ku murongo wacu wa YouTube muri comment turabasubiza, kimwe no kwanyandikira inbox kuri WhatsApp naho basubiza nta kibazo. Mwakoze bari kumwe na muganga ufite na Majesty nawe utaha.